wakoze kubana natwe, Imana iguhe umugisha utagabanyije. Tugiye ku karimbo kitwa Ayoyo. Ayoyo ariko nababwiye ko Rudeboy aka kazina Ayoyo ntabwo kari mu Cyongereza cyangwa Igifaransa cyangwa Igiswahili, nizo ndimi mbashije kuba nasobanura, ntabwo mbizi rero mwihangane cyane. Gusa nababwiye ko mu busobanuro bwose mbahaho 90%, bitisi 5%, 80% bambi. Ninjya nkajya munsi saba mudasobwa gasobanuye Max Entertainment, impano za YouTube channel, dushyiraho ibintu byinshi, tubana mu ndirimbo zisobanuye, dukora ibindi bintu byinshi, ubundi akazi tukakora twishimye over. Go kwishima. Uvoma no utwara ubishyira hehe iyo birangiye? Bwira ngo ntegereze. Ivoma, inoma. Ariko DJ indirimbo yishyizemo ni bwoko ki? Ni bwoko ki we? Ayoyo. Undemera ngo ibyumviro bishya, sinzakunda uzagukurikiraho, nzakunda wowe ubwawe. Ntabwo nzigera rwose ngutenguha. Mu ibyishimo by'uyu munsi, amahitamo yanjye araguhitamo. Ivoma. Rudeboy muri kwisezerana nabasezeranyije, indirimbo ze kugira ngo zisubone 100%, biragoye cyane. Nta ndirimbo ajya agira z'Icyongereza gusa, avangamo n'ibindi birimo intazi. Ivoma. Ayoyo. Genda ukandi subscribe, tujye tubana mu bindi bihangano byacu. Impano za YouTube channel, subscribe, share ndetse na comment na like. Asiki CS nk'uko nabwiye twagiye hamwe na Rudeboy.